Reka tubashimire mwese abakunda Ifunguro TV, tugushimire nawe tubonye ubwa mbere, tubashimire mwebwe mwongeye kwifuza kubana natwe, twifuje ko amahoro y'Imana bamuremye. Nkuko mubizi ni Ifunguro TV, amazina nitwa Ingabire Mukamurenzi Francine Mama Blessing. Nijwe no kongera kubana namwe, nshimiye Imana yabarinze mu mwaka ushize ikaba ikiri kumwe natwe no muri uyu nguyu. Imana ihimbazwe. Nkuko mubireba kuri kamera za Ifunguro TV, twakiriye umukozi w'Imana ugiye kuduha iby'Imana isize ku mutima we. Reka tumwakire, tumuhe ikaze atwibwire. Karibu umukozi w'Imana. Ya murakoze cyane. Amazina ni Ntakirutimana Elia. Ndi umugabo, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Dutuye mu Cyahafi. Dutuye mu Cyahafi, ni naho dusengera ku itorero rya Cyahafi, Paruwasi ni Muhima. Abantu banze kukanubwa ngo Yesu yanyicira umwaku, abazimu baraburara. Ya nawe rero Imana itaricira umwaku, ikwicira umwaka, abazimu baburare mu izina rya Yesu. Murakoze cyane cyane. Amazina ni Ntakirutimana Elia. Ndi umugabo, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Ya ntuye mu Cyahafi, ni naho nsengera ku itorero rya Cyahafi, Paruwasi ni Muhima. Imana bampera umugisha mu izina rya Yesu. Abantu banze kukanuka bavuga ngo Yesu yanyicira umwaka, abazimu baraburara. Ya nawe Imana itaricira umwaka, rero Imana ikwicira umwaka, abazimu baburare mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Rero nifuje kuza kuri izi kamera koza kongera kuganira n'abantu b'Imana. Ku bantu bambonye ari ubwa mbere bo muramenye, nawe utarakora subscribe, kora subscribe, share, comment, sharing n'abandi bantu babona ubutumwa bwiza. Bondi ubufashije nyine urabudufashije ubwo kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Rero numvaga tujye kuganira ku ijambo ry'Imana, Imana ishize ku mutima kugira ngo mbagezeho. Ni ijambo Imana impaye 2023 kugira ngo ndigezeho abantu aho uri hose wumva ikirimo cy'Ikinyarwanda, nawe utacyumva ariko kazagisemurirwa n'abandi, kugira ngo nawe ubyumve mu izina rya Yesu. Reka dutange dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 13 umurongo wa 6. Haravuga ngo umugani w'umutini warumbye. 6 wavuze ngo iki? Haravuze ngo abacira uyu mugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. 7 yavuze ngo iki? Haravuze ngo abwira umuhinzi ati dore none uyu mwaka ni wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka. 8 yavuze ngo iki? Haravuze ngo nawe aramusubiza ati databuja ureke uyu mwaka nawo muhingire mufumbire. 9 yavuze ngo ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Mwake neza ijambo ry'Imana. Reka dusome n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 11 umurongo waho wa 35 wonyine gusa. Haravuga ngo umurongo 35 haravuga ngo Yesu ararira. Niryo jambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Ya rero nshimiye Imana ko yongeye kuma mahirwe ya kabiri yo kuza kuboneka kuri izi kamera, tukabana muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo ni nk'ubuhanuzi nzanye muri 2023 Imana rero impaye kugira ngo nze mbwira abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda kugira abantu bumve ikindi cy'Ikinyarwanda bari bo bose. Iki ni igihe uyu muhinzi cyangwa se uyu nyiri umurima ngo yaraje afata urubuto rwitwa umutini ngarutera mu ruzabibu. Amaze kurutera mu ruzabibu, Bibiliya yatubwiye ngo nuko ngamaze ngo yatangiye awufumbira, yatangiye arimbura amabuye. Amajije kurimbura amabuye akuramo urwiri. Amaze gukuramo urwiri afata ya mbuto yitwa umutini ayitera muri rwa ruzabibu. Amaze kurutera ngo yari yizeye kazaza akazarubonaho imbuto uyu mutini. Ngo birangije Bibiliya yatubwiye ngo nuko umwaka wa mbere
ngaraza asanga nta kintu kiriho. Aragenda ati uko byasa kose uyu mwaka reka mwihanganire ubutanazaza nkabona iki imbuto. Ngo kwezi kwa umwaka n'ukwezi biragera ngaragaruka ngasanga nta kintu kiriho. Umwaka wa kabiri uragera asanga nta kintu kiriho. Ngo mu myaka 2 n'igice aragaruka asanga nta kintu kiriho. Mu myaka 3 ishize diwi elasinima shadow benra nga ewi elas aravuga ngo muri umwaka wa 3 none konje nanone ngasanga nta kintu kiriho. Ubundi uyu mutini uragumya kunyunyuriza iki ubu butaka, reka murandure muci. Ngabwiye umuhinzi aravuga ati uyu mutini nawe urwaje iminsi myinshi, nawe ugerageje iminsi myinshi, narawufumbiriye nkuramo amabuye, nkuramo urwiri, shyiraho ifumbire. Nawe ibuka ineza Imana yakugiriye, ibuka ineza Imana yakugiriye gukura muri brodire, wararaga muri brodire, none aho ugeze uri gushujuguza izina ry'Imana gushakaho imbuto ikazibura. Ibuka Imana yaguhaye amafaranga kugira ngo ukoreshe umurimo wayo, kugira ngo izina ry'Imana habwe icyubahiro ku bwawe. None izina ry'Imana rigutuka kubwa amafaranga Imana yaguhaye, uri kujyana mu businzi n'uburayi. Ibuka iyo neza Imana yakugiriye muri uyu mwaka. Imana yari ngo nze nkubwira ngo tekereza neza Imana yakugiriye iminsi yose. Numara kuyitekereza ni wini fola dobeneda, ongera uyigarukire uyikorere, uve mu byaha, uve mu busambanyi, uve mu bujura. Niko Imana ari kuntumyeho. Ibuka kagafumbira Imana yashyizeho guha ubucuruzi, none icyo uyituye ni ukwibagirwa. Muri ibyo byaremye ngo Uwiteka aje kukwishyuza impamvu yagusigaje. Uwiteka agiye kukwishyuza impamvu yagusigaje, agiye kukwibutsa ya mihigo yose wagiye kugenda umuhigira. None nyitura nibaye kwibagirwa, none nyitura nibaye kwibagirwa. Mwana w'umuntu kuki wibagirwa cyane, mwana w'umuntu kuki wibagirwa, mwana w'umuntu kuki wibagirwa cyane sa, mwana w'umuntu kuki wibagirwa. Abandi bacitse amaguru urayafite, mwana w'umuntu kuki wibagiwe. Abandi bapfuye none bagiye kubashingura wowe uri muzima, mwana w'umuntu kuki wibagiwe. Abandi bari kubongerera umwuka mu bitaro, none wowe ufite umwuka muzima. Ese ni iki kiguteye kwibagirwa, mwana w'umuntu kuki wibagiwe. Waravuze ngo Mana nundengera uyu munsi ukabunsimbutsa, Mana nza gukorera. None nyitura nibaye kwibagirwa, none nyitura nibaye kwibagirwa. Guhigura umuhigo ntuwuhigure, birutwa no kutawuhiga. Mwana w'umuntu we, ni iki kiguteye kwibagirwa? Ayiwe niri fora dobe, niri winima, ni iki kiguteye kwibagirwa? Imana yakugiriye neza, iragutera ishora imizi, none iri kuza gushaka urubuto ikarubura, iri kuza gushaka imbuto ugasanga weze ndibu. Ni iki kindi winima kiguteye kwibagirwa? Ese ne wi lastifo ne kota lastima, ni winima ni iki kiguteye kwibagirwa? Mwana w'umuntu, Imana yari ngo nze nkoze muri mwaka wa 2023, ni iki kiguteye kwibagirwa? 2017 yarakurinze Imana, ariko iri kuza gushaka imbuto ikazibura. Iki mu 9 Imana irakurinda, uvuga ngo Mana nzagukorera, none uyihende gukora ibyaha. Ni iki kiguteye kwibagirwa? Etawini fone kotado benesta shalewini malala sido bene kwa lastifo. Ni iki kiguteye kwibagirwa? Uyu murima arazaza ngo none uyu murima uyu mutini nateye narinzi ko nzawusoroma imbuto, none ndazibuze. Icyaruta nuko wawurandura. Yabwiye umuhinzi aravuga ngo icyatari uko wawurandura ukawuca, uri kumyunyuza ubutaka ku busa.
abantu Yesu yateye cyangwa se Imana yateye ikaba itari kubona umusaruro, ije kubaranura yongera itera abandi. Kuko none se niba Imana ari isi izakubonamo umusaruro, nta musaruro uri kukubonamo, igiye kuza arabana Imana ije kurandura kuko yabonye nta musaruro ibafitemo. Ngo Imana ibona itagufite itazakubonamo inyungu, ntabwo igushoramo, ntabwo igushoramo. Imana ishora ahantu izakura inyungu. Ngo birangije ngo nyir'umurima avango noneho uyu mutini urandura ubuce, uragunya kunyunyuriza cy'ubutaka urandura ubuce, numara kuwuca nugunya kunyunyuza ubutaka ku busa. Ariko uyu muhinzi, dushimiye umuhinzi, uyu muhinzi ko mbitekereza ni Yesu Kristo umwana w'Imana nze mudutakira ku Mana ku manywa na nijoro. Aravura idiwi nima eneta la Stefan dra aravango nyenyemenye winima la lasira avango nyemerera nkwinginge nguhenda hende were kurandura were kuwuca were kudiwinifo reka none winima uhamahirwe ya kabiri ongera uhendi winima reka twonyete uhenda hende reka twongere dobenema twongere tufumbire ahari wazera icyo bukora nutera uzawurandura ubuce. Ayiwe Yesu yararimarizwa n'abantu yateye bakaba batari kwera imbuto, ariko yavuze ngo atanze amahirwe ya kabiri muri uyu mwaka kugira ngo njye witekerezeho. Kwera imbuto rero Yesu ashaka, ubundi hari ukwera imbuto Yesu ashaka. Kwera imbuto ashaka ni ukuvuga mbese ni ukuvuga nk'uko ashaka, ukagenda nk'uko ashaka, ugakora ibyo ashaka, ukambara ibyo ashaka, mbese ukitwara nk'uko ashaka. Ari abantu dusigaye bavuga Yesu cyangwa se basigaye bavuga Imana ku munwa, ku mutima ntabihari. Ariko Yesu aje kukwishyuza. Mbese yaguteye yarazi kaze yari yiringe kazakubonaho imbuto, ariko izi mbuto yarazibuze. Icyo bukoze atanze amahirwe ya kabiri muri uyu mwaka kugira ngo utunganye ibidatunganyije. Impamvu akurinze muri uyu mwaka ntiwapfa, rero kugira ngo muri uyu mwaka utunganye ibidatunganyije, uve mu busambanyi, uve mu businzi, uve mu bujura. Mbese nagize ikibazo mu minsi yashize, nsanga dufite ikibazo mu bantu b'abanyamasengesho cyangwa se mu bantu bavuga ngo basenga Imana. Nigeze nakibaza ndavango se ko turi kujya ku misozi ugasanga abantu barimo basenga, abandi bararirimba, abandi bari guhanura, abandi bari kubwiriza, ni yihe mpamvu tutari kubona impinduka? Nza gusanga nubwo abantu bari ku misozi hari abashutse, hari abateze ibitambaro bambaye amajipo maremare, hari abambaye amapantaro, hari abakenyeye ibitenge, ariko nza gusanga nubwo turi gusengera za Kanyarira, turi gusengera za Samatare ku mazi Byumba, nza gusanga ikintu tubuze mu gusenga ni ukunesha ibyaha, ni ukunesha. Mbese Imana iduhe kunesha muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Nanize ijambo rivuga ngo Yesu aguhaye amahirwe ya kabiri kugira ngo utunganye ibyo utatunganyije, kuko agiye kuza kukwishyuza impamvu yagusigaje, agiye kuza kukwishyuza impamvu yakurinze cyagiye ntiwapfa, agiye kuza kukwishyuza, kuko ari kurira Yesu. Arizwa n'abantu none gukorera ibyaha mu murimo, ari kurira Yesu. Ari kurizwa n'abantu bakuye mu bapfumu bakongera bakaza bagasenga, bakongera bakaza kumva ibyahanuzi bavuga. Ari kurira, ari kurizwa n'abantu b'abakozi b'Imana bari kwesikoka, bari kubesha, ari kuriza Yesu. Yesu ari marira. Yesu ari kurizwa nawe wajya kubwira abantu ko gukora ibyaha ari bibi none akaba uri kubikora. Ari ni mashato penedra, ari kurira Yesu. Tugiye gusengana Imana, ariko Yesu ari kurira. Yemwe muri kunyumva ari kurira, Yesu ari marira. Ariko yaravuze ngo atanze amahirwe ya kabiri, ngo nuko umuhinzi aza kuvuga ngo Nyagasani mbabarira rwose uyu mwaka tuwugerageze. Uzi ko Yesu uyu mwaka akugerageje kugira ngo arebe ko wahinduka. Uzi ko Yesu muri uyu mwaka akurwaje kugira ngo arebe ko wahinduka. Uzi ko aguha amahirwe ya kabiri kugira ngo arebe ko wava mu byaha. Aguhaye amahirwe ya kabiri kugira ngo arebe ko wava mu byaha, wareka ibyaha, wareka. Mbese nagize ikibazo gikomeye, nigeze najya kubwiriza ahantu muri korali, ndabwiriza ngiye kubona mbona umuntu avuyemo abangongena ngo guguguru. Nza gusanga dufite ikibazo, bamwe turi gukorera Imana, tuzi ko turi gukorera Imana, ko tutari gukorera Imana, ahubwo turi gukorera Satani. Ariko nawe aza kuvuga ijambo rikomera, bango nagira ngerageza kubireka bikananira.
niba ngo nawe hari icyo wagerageje kureka nk'uriya mwaka washize kirakunanira, ariko nyemerera Yesu avuze ngo amahirwe ya kabiri, iki kintu cyakira kubemera kukireka cyari cyarakubase ukireke. Muri amahirwe ya kabiri atanze muri 2023, nyemerera ukundire Yesu akuyobore akugenge, yenda uzajya kuryama mu isasire umwiyorose, nujya mu isoko mu gihande, mbese wemerere Yesu akuyobore, kuko nugumya kwiyobora uzayoba. Tugiye gusenga, haleluya haleluya, tugiye gusenga Imana. Ariko Yesu yaravuze ngo arimo ararira, arimo kurira, ari kurizwa n'abaririmbyi, ari kurizwa n'abahanuzi, ari kurizwa n'abita abakozi b'Imana, ari kurizwa n'abahanuzi, ari kurira, yemwe ari kurira. Yesu arimo ararira, ayiwe arimo kurira, arimo kurira Yesu. Tugiye gusenga Imana. Ese wumvaga ari cyakubaza? Wabaswe no kunywa inzoga uze tugusengera Imana? Wabaswe n'ubusinzi n'ubujura uze tugusengera Imana? Yesu katanze amahirwe ya kabiri, ngo ntacyo uzireguza, nta n'icyo uzitwaza, kuko ayo mahirwe ya kabiri Yesu aguhaye ni ukugira ngo utunganye ibidatunganyije, ni ukugira ngo ukore hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira umuntu atakibasha gukora, ni ukugira ngo Yesu naza kuraza asa mwiteguye, uri umugeni wa Kristo. Mbere wila stifora dobe nekota newi enasinima yaraguhaye umwanya kwitekerezaho. Uyu mwaka n'uwigerageza, nakubona nabona irigerageza guhaye utayishoboye, azakurandura guce. Nitegure, hari abantu Yesu aje guca ku ngoma, hari abantu Yesu aje guca ku ngoma bitewe nuko yabatera agashora imizi, bamara kubona amaze gushora imizi bakabona bari kwera indibu. Ariko Yesu yarantumye ngo numwemerere uyu mwaka ukava mu byaha, kuva mu busambanyi, kuva mu businzi, kuva mu bujura, ukava mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Yarambwe ngo amahirwe ya kabiri, kandi amahirwe ya kabiri aguhaye agiye gutuma urya iby'Imana ntabwo guhagaze hejuru. Ariko niwanga ukanga kumvira, niwatari Uwiteka izakurya. Tugiye gusenga Imana. Maze iminsi mbivuga cyane, maze iminsi mvuga ibintu by'Imana, nabona abantu bari kundwanya, kandi ibintu kuvuga ni ukuri, nibyo Yesu abantumye. Ndiko none kundwanya, ariko ntacyo muzandwanye navuze ukuri, intumwa ntago yicwa, ntacyo. Ariko Yesu yarari marira, muri kukurira yarizwaga n'abantu bibereye mu byaha, bibereye mu by'isi, bihinduka ukundi kuntu bafite amashu, bafite kwiyoberanya muri bo. Ariko Yesu arimo kurira. Tugiye gusenga Imana. Uyu muhinzi ngaza kuvuga, uyu muhinzi nta wundi ni Yesu wari udutakira ku Mana. Aravuga ngo Nyagasani, mwami wanjye, cyangwa se databuja, mbabarira uyu mwaka nguhingire uyu mutini, icyo bukora nutera nge ndabikwemereye, twongere tuwigerageza, tuwufumbire, twongere tuwutabirire. Icyo bukora umutini nutera, uze kunkundira, uze niwitadobe, nutera nyuma yanga ngiye kuwufumbira, uzanyemere, nutera uzawurandura uwuce. Aya mahirwe ya kabiri Yesu aguhaye, nudahinduka, nutava mu byaha, nutemerera ngo Yesu akuyobore, ubwiza bw'Imana agiye kubugukuraho, bugiye kukuvaho. Hari abantu bagiye kumera nk'abandi bose, hari abantu Yesu agiye kuvanaho ubwiza bwabo, hari abantu Yesu agiye kwaka ijambo, hari abantu Yesu agiye kwaka ubuhanuzi, hari abantu Yesu agiye gucecekesha. Mureke dusenge Imana. Ushobora kuba wumvishije harabutsinzwe. Mu minsi yashize nasengeye umuntu aravuga ngo icyaha cy'ubusambanyi cyarambase, ari n'umuririmbyi, aravuga ngo cyarambase, nakihanaga, ariko nawe n'umuntu twagikoranaga tukongera. Aravuga ngo narigerageje biravuga ngo nawe si wowe, ahubwo ni dayimoni ushaka kukubuza ubugingo. Nawe si wowe byikoresha, ahubwo ni dayimoni ushaka kukuriganya ubugingo, ushaka kuzatuma utagera mu gihugu cyo mu ijuru, ashaka kugira ngo uzaruhure ubusuza, uzashane n'abandi bakoze ibyaha. Nari nguhendahenze kugira ngo unkundire dusengane Imana. Ahari ushaka kuba wumvisha utsinzwe, ushaka kuba wumvisha uretse ibyaha, ushaka kuba wumvisha uretse itabi,
ushobora kuba wumvisha uretse inzoga, ushobora kuba wumvisha uretse urumogi, ushobora kuba wumvisha uretse ubusambanyi, ushobora kuba wumvisha hari ibyo uretse mu mutima wawe. Shaka bugufi dusenga n'Imana kandi wihanire kureka. Ubundi biravuga ngo ijisho ndiri gucumuza uzarinogore muri te. Kuri nogora ukarita nta kintu kimwe bishatse kuvuga. Byo dushaka kuvuga ngo hahandi ryarebaga ntizongere kuhareba. Yavuga ngo Bibiliya kuvuga ngo amaguru nagucumuza uyatemu yace. Kuyatema rero nta kundi. Ni hahandi yajyaga mu bibi uhituya mbese ntazongere kuhajya. Ahubwo uzikatize uci izindi nzira. Amaboko nagucumuza uyace uyakate. Kuyakata nta kindi bivuze. Ni kwa kundi handi yakoraga muri bya bindi bitanezeza Imana. Wera umusa wako kandi ntuzongere kuhakora. Gora wihana utaneshe bya nabyo ntago ari byo. Biravuga ngo niba wihannye wihane uzibukire uve mu byaha ntuzongere kujya mu byaha ntuzongere gutekereza ibyaha ahubwo ureke ibyaha uzinukwe wizere Yesu kandi mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Tugiye gusenga Imana. Ushaka kumvisha utsinzwe n'urubanza rw'ibyaha kawumvishe hari aho utsinzwe wihana gukongera ukagwa uhereye umunsi wa none unyemerere ugenda ushake n'itorero ujyemo numa gushaka itorero uribwire kuvuye mu byaha ariko rangereka ngusengera Imana kugira ngo Imana ikwambike imbaraga zo kunesha ibyo byaha wari ufite mu izina rya Yesu. Oliwi la Stefane kotado bene mashawinima eta la Stefane dro niwi enas ndasenze senge abantu bari badukurikiyanye muri aya masaha y'iki kiganiro. Yesu we uvuze ko utanze amahirwe ya kabiri muri uyu mwaka kandi aya mahirwe ya kabiri utanze no kugira ngo bagukorere bakiri ku manywa kuko bugiye kwiraho umuntu atakibashije gukora. Nyemerera umuntu wese ari ukumva diwi la Stefane kota ubuhanuzi ruzanye mu ijambo ubundi acediba diwinima waneshwaga watsindwaga n'ibyaha umwambika imbaraga zo kunesha ibyamuneshaga uhereye umunsi wa none unyemerera bari mu gitabo cy'abarimbuka kuye mu gitabo cyo kurimbuka wandike mu gitabo cy'ubugingo kandi before la dobe ne mashala we levone dro elas tadobe ne kota. Haleluya. Imana ishimwe naho gabanya umubare w'abarimbuka wongera umubare w'abakizwa. Mana we barafite inyota y'ibyo bamara inyota y'ibyo batera inyota yo gushaka ijambo ryo no kugukunda ndetse no kugukorera mu izina rya Yesu hamwe ku musaraba gota ngashoza abantu bawe rero baha imbaraga zo kunesha ibyabaneshaga imbaraga zo gutsinda ibyabatsindaga njyambaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo apfaga ngakazuka amen. Nimero yanjye ni 078 5 7 19 34 ya murakoze cyane.